Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aha tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda, tunabafatire kode nziza. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana icyeri cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Tegereze neza bino byapa bine dufite, ese ni cyo kigaragaza ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye yemerewe guhita atambuka mbere. Icyapa B6 muri kukibona gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Icyapa A19 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango. Icyapa A22A gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A. Icyapa B6, kino cyapa B6 nicyo kigaragaza ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye yemerewe guhita atambuka mbere. Muri make baza bamusanga bagomba kumuha inzira. Turebeye ku birango murabizi tugendera mu ruhande rw'iburyo, umuntu uri iburyo ari mu mweru, abaza bamusanga bari mu mutuku. Abaza bamusanga kubera bari mu mutuku bemerewe guhita bamuhereza inzira wagatambuka mbere. Niyo mpamvu duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibe binyabiziga A, ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. B, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ibinyabiziga bikurikira biba bagomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Kino kibazo bajya bakibaza, noneho bavuze ngo buri mwaka. Uzahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko bino binyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Bino binyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5 na bino binyabiziga bigenewe kwigisha gutwara bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Ndizera ko ramsamo D, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Mbibutsa ko kode nziza ziri kuboneka, tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode yaba yo kurushya rwa burundu cyangwa se kurushya rw'agateganyo. Ushaka kwiga amategeko y'umuhanda turakwigisha turi kumwe. Aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. N'ubuso busa bute?
A ubururu, B umweru, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A ubururu. Kubera iki duhisemo ubururu? Kuyobya umuhanda ari ngombwa. Wenda se nige cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, bari kuyobya umuhanda kubera ko hari gukorerwa imirimo. Cyangwa se hari icyago kidahoraho, igikamyo cyaguye mu muhanda kirawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Ahategetswe kunyurwa cyangwa aho muraza kunyura, bashyiraho icyapa gifite ubuso bw'ibara ry'ubururu. Kubera ko iyo badakoresheje ibyapa bitegeka, bivuga ngo ahari gukorerwa imirimo, icyerekezo gitegetswe komeza imbere gusa, kata ibumoso gusa, kata iburyo gusa, bitewe n'ahantu bashaka ko usha, bakoresha biriya byapa biranga, kiba cyanditsemo ngo deviation. Byose ibyo byapa igitegeka kiba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ubuso bw'ubururu cyaba ari ikiranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Urumva ko byose bihuriye ku buso bw'ubururu, byaba ibyo bitegeka cyangwa se byaba ibyo biranga. Niyo mpamvu duhisemo A ubururu. Ndizera ko waramuzitamo A, ndizera ko waramuzikandika uwa papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru, kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Niba ikinyabiziga cyawe wagiparitse hari impande y'inzira z'abanyamaguru, ugomba kubasigira akayira byibura gafite ngo ibipimo bikurikira, kugira ngo bataza guteza umuvundo mu muhanda bakabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. None uba ugomba kubasigira akayira byibura gafite ubugari bungana buti: A metero imwe, B metero ebyiri, C metero 0.5, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A metero imwe. Byibura ugomba kubasigira akayira gafite ibipimo bingana na metero imwe, kugira ngo bashobore kukanyuramo bataje guteza umuvundo mu muhanda. Ndizera ko ramsamo A, ndizera ko ramskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiza mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Ubuso bw'amabara asate: A ubururu, B umweru, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo cyapa kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso busa n'icungarishije. Icyo cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Ubuso buba busa n'icungarishije, kigaragaza ko aho hantu hagararwamo n'imodoka nini, ziriya bisi gusa, nta yindi modoka yemerewe kuhahagarara. Impamvu mu Rwanda tudakunda kwibona nuko kenshi ahantu bisi zihagarara n'izindi modoka ziba zahahagarara. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko icyo cyapa kiri muri ya video, subira kuri YouTube channel yanyu urirebe, kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa se mu buryo bw'amashusho. Kibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A tanga inzira, B icyago, C icyerekezo kimwe, D ntihanyurwa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A
tanga inzira. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, kikaba kivuga ko weho umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye ugomba gutanga inzira. Ariko hari ubundi buryo bubiri bundi bakibazamo. Bashobora kukubaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane. Murabizi ahantu hari inkomane ni ahantu hahuriye imihanda. Ugisanze ahantu hahuriye imihanda kiba gisobanura iki? Utanga inzira ku binyabiziga biri kugenda mu muhanda munini ugiye kwinjiramo. Tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Niko uzasubiza icyo ngicyo kivuga gutyo. Kubera ko niba ukibonye ahantu hahuriye imihanda, we ari wowe ukibonye, akenshi uri mu muhanda muto ugiye kwinjira mu muhanda munini. Kandi iyo uri mu muhanda muto, ntabwo abari mu muhanda munini ari bo baguha inzira, ahubwo ni wowe uzagenda ukabahereza inzira bakabanza bagatambuka. Ikindi ukuntu bakibaza, bashobora kubaza ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse. Aho banyura bazengurutse nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni rompuwe. Ukibonye kuri rompuwe kiba gisobanura iki? Murabizi iyo tugeze kuri rompuwe, icyerekezo cyose waba uturutsemo winjirira mu ruhande rw'iburyo. Rero ibinyabiziga biba biri ibumoso bwawe, iyo ugeze hari abanyura bazengurutse, ni ibinyabiziga biba byagutanze kuhazenguruka. Rero ibyo binyabiziga byagutanze kuhazenguruka ugomba kubiha inzira. Iyo rero bakubajije ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, uzavuge ngo nitangiza ku binyabiziga biri ibumoso bwawe. Ndizera ko uko bazakikubaza kose uzahita ugikora. Wabona ibyapa biri kukugora, ukareba iriya video urasoza kuyireba, nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikindi ubonye utari kuyibona kuri YouTube, unyandikira kuri WhatsApp, nimero zanjye mba nazibahaye nkayiguhereza mu gihe kitarenze iminota 2. Kibazo cya karindwi kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo: A metero 2 na santimetero 10, B metero 2 na santimetero 50, C metero 3, D metero 2. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A metero 2 na santimetero 10. Ibinyabiziga byose bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10 biba bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ukibuka ko amatara ndangaburumbarare ni ya matara aba ashobora kugaragarira nibura muri metero 200 uturutse ku kinyabiziga. Ndizera ko rero waramusamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ndi kubategurira amasomo, aba ari ingenzi gukanda subscribe aho hasi kugira ngo niyashyiraho muzahite muyabonera ku gihe. Ku matara naho ndi kwateguraho isomo, ukanda subscribe aho hasi, ntabwo bigoye. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarura rumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka iki kinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye: A santimetero 30, B santimetero 40, C santimetero 50, D metero 1 na santimetero 55. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni B santimetero 40 kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye. No kuvuga ngo byibura riratara riba riri ku kinyabiziga ni imodoka, abagomba kuba riri muri santimetero 40 kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye. Byibura itara rya mbere ryo hasi ku kinyabiziga uturutse ku butaka riba rigomba kuba riri muri santimetero 40 ariko ikinyabiziga kidapakiye. Kubera ko gipakiye hari imizigo yatsindagira ikinyabiziga bigatuma bino bipimo bigabanuka, ariko byibura haba hagomba kuba harimo santimetero 40 kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira.
iba igomba kuba irihe? Mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo uba wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura kubera ko nyine haba hanyurwamo mu cyerekezo kimwe. Ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo iyo ari inyamaswa ibiri mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Niba uri kugenda mu muhanda, murabizi wenda uri kugenda mu ruhande rw'iburyo, niba ukuruye nk'inyamaswa ntabwo wayitwarira mu kaboko k'ibumoso, kubera ko uyitwariye mu kaboko k'ibumoso ni nk'aho yaba iri mu muhanda. Ugomba kuyitwarira mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Noneho cyaba ari ikinyabiziga kikaba kiri ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntuburenga santimetero 50. Ndizera ko rero waramusamo C, ndizera ko waramutse yandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, kubera ko ari sisiteme iba iri kugukosora. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Niba ikinyabiziga gihagaritswe hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bagisanga baze kumenya ko kibabereye imbogamizi. Ngo ariko hari ibinyabiziga byo bidategetswe kugira ukuntu bigaragazwa. Ni ibihe? A, velomoteri. B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo babihagaritse ku muhanda cyangwa se biri iruhande rw'umuhanda. Kubera iki? Kubera ko n'ubundi bizatwara umwanya muto cyane ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Reba bahagaritse ka velomoteri kazatwara umwanya muto ku buryo ibinyabiziga bizakomeza kugenda nk'uko bisanzwe, ariko ibaze bahagaritse nk'igikamyo gihita gifata nka 1/2 cy'umuhanda. Urumva hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo ibinyabiziga biturutse kure bize kubona ko hari imbogamizi hakiri kare baze kugabanya umuvuduko, kubera ko icyo gikamyo cyabangamira ibigendere isanzwe bindi binyabiziga. Ariko nka velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana. Ndizera ko ramusamo C, ndizera ko ramuswe yandika ku papuro. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, we tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo urenze munsi ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo. Bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha wagendera kuhe muvuduko? Urenze munsi ukahasanga bino byapa bibiri bikubwira ngo hari irangira ry'imirimo mu muhanda, wagendera kuhe muvuduko? A, kilometero 70 mu saha. B, kilometero 50 mu saha. C, kilometero 40 mu saha.
D kilometero 80 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D kilometero 80 mu isaha. Turebye mwa bino byapa bine baduhaye, ubonye nka kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, gicishemo umurongo ubereretse w'umukara. Kino ubwacyo cyonyine kiravuga ngo iherezo ry'ibyo wabuzwaga mu karere ku binyabiziga bigenda. Nuvuga ngo kino cyapa iyo ukibonye uba ugeze ku iherezo ry'ibyo wabuzwaga, ushaka wakwiruka ushaka, wanyura naho uko ushaka. Muri make ibintu byose wabyemerewe. Noneho bino bindi bikubwira ko hari imirimo yari iri gukorwa ariko ikaba yarangiye. Rero mu muhanda ni nkaho bari kubwira ngo mu muhanda nta kibazo gihari, genda uko ushaka. Ugomba kugenda ku muvuduko rero munini ari wo kilometero 80 mu isaha. Ndizera ko aramusamo D, ndizera ko aramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni nubuhe buremere? A toni 20, B toni 16, C toni 12, D toni 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni bise toni 12 ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko ingahe? 3. Iyo bavuze umutambiko, niba ikinyabiziga kigira umupine umwe iburyo undi ibumoso, ikibihuza nicyo bita umutambiko. Rero kwa bino binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 aba ari toni 12. Ariko hari ikindi kibazo neza babaza kimeze gutya, tugahitamo toni 16. Uza akantu baba bahinduyemo cyangwa uza akantu baba bongeyeho, baba bavuze ngo ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu. Muri make ikinyabiziga gifite imitambiko 3 cyangwa irenga batabariyemo imitambiko yo kuri makuzungu, aba ari toni 16. Toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Iyo bavuze makuzungu ni cya gikontineri kiba gifatanye na hari umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicaye ariko nta migozi irimo iri kugikurura, nicyo bita makuzungu. Bavuga romoroki ni igihe hari imigozi iri gukurura ikintu kimeze nk'igikontineri, icyo kiri gukururwa haciyemo imigozi iri kugikurura, nicyo bita romoroki. Ndizera ko nibaramuka gihinduye n'ubundi uzahita ubikora kubera ko mbabikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoroki ikurura n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Niba umuyobozi w'ikinyabiziga akuturutse inyuma akakwereka ko ashaka kugutepasa, kugira ngo umwereke ko wabibonye, hari itara ukoresha. Riba rigomba kuba risute: A umuhondo, B icyatsi kibisi, C umweru, D umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B icyatsi kibisi. Kiba kigomba kuba gisa icyatsi kibisi. Noneho iryo tara hari igihe banakubaza ngo riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga. Bakubwira ngo iryo tara ry'icyatsi riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga. Uzamenye ko ari inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Icyo nicyo uzahitamo. Impamvu mba bitinzeho, ndabizi hari ibibazo babibazaho, kugira ngo rero uhure nabyo bifite amakuru mba ngomba kubivugaho kugira ngo ukorere mwite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba gukora iki? A ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda, B ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa, C agomba guhagarika ikinyabiziga, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B
ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Kubera iki? Uriya murongo urombeje hagati mu muhanda, ubundi waba ucagaguye waba udacagaguye uba ubujijwe kuwurenga, kubera ko impamvu bawushyizemo ni ukukubwira ngo uragenda mu gisate cy'iburyo, ibumoso hagenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka mu kindi cyerekezo biza bibasanga. Ariko iyo ucagaguyeho uba ushobora kuwurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugiye kunyuranaho, mu gihe ugiye gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo, nibwo warenga uno murongo. Ndizera ko rero waramutse mobe, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Isomo ry'ibimenyetso byo mu muhanda rirahari, nyandikira kuri WhatsApp cyangwa se ujye kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iyo video urasoza kuyireba, nta kibazo cyerekeye ku bimenyetso byo mu mihanda cyakugora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ahantu hose ntiwagenda uri kuvuza amahoni. Bibujijwe hehe? A, ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, birumvikana ni ahantu basengera. B, hafi y'ibitaro. C, hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Kuvuza ihoni bibujijwe hafi y'ibitaro. Hari igihe ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri muzima ukumva hari ukuntu bigenze, none bibaze hafi y'ibitaro harimo abarwayi, biba bibujijwe kugenda uri kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Ndizera ko waramutse mobe, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, hoteli. B, ibitaro. C, ahagenewe kugwa kajugujugu. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, ibitaro na C, ahagenewe kugwa kajugujugu, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, ibitaro. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba gisobanura ko ugiye kugera ku bitaro. Ikindi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Video irahari nkunda kubibabwira, usoza kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiriye kwambuka, ntibatangiye kwambuka, wakora iki? A, kuvuza ihoni. B, kwihangana ugategereza. C, gukomeza. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A, kuvuza ihoni. Hano nubwo handitse kuvuza ihoni, ntabwo ari ukuvuza ihoni, ubundi kwihangana ugategereza. Hano habayemo akantu ko kwibeshya, ndabivuze bikosore. Hano ni igisubizo cy'ukuri ni B, kwihangana ugategereza. Ugomba kwihangana ugategereza kubera ko ntabwo yabyemeye kwambukana umunyamaguru. Ikindi bino bikunda gutsinda abantu muri circulation cyane, ugasanga ubonye abanyamaguru barahari urakomeje uragenda, cyangwa se ngo ukavuza amahoni. Ntabwo biba byemewe. Ikintu ukora ni kimwe, urihangana ugategereza bakabanza bakambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Hano rero mu bikosore ntabwo ari A, kuvuza ihoni, ahubwo igisubizo cy'ukuri ni B, kwihangana ugategereza. Niba rero wari wahisemo A, umenye ko utagikoze. Umuntu wagikoze ni umuntu wahisemo B, kwihangana ugategereza. Ndizera ko waramutse B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi. B, kubyirengagiza wizeye ko nta manuka muri bukore. C, funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. D, kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago.
hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni de kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Niba utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara, wenda se ni n'umuturage avuye mu cyaro, ugomba kumwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, ukamubwira ati ambara umukandara. Murabizi niyo ugiye muri circulation mu kizame cyo gukorera perime, uragenda ukicara mu modoka ugahita wambara umukandara, umupolisi yaba akimara kwinjiramo ugahita umubwira ngo ambara umukandara. Iyo uhagurutse utamwibukije kwambara umukandara aba ari ikosa rya mbere ukoze. Ndizera ko rero waramutse mode, ndizera ko waramutse yandika ku papuro, utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 19 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200 ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Babigomba kugaragazwa kuwe buryo anyuma na amatara abiri atukura. Be iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumbara risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se n'igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni ku manywa hari umukungugu mwinshi, cyangwa se ni nijoro. Bigaragazwa gute? Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inyuma na amatara abiri atukura, ariko iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa se y'imitwaro bashyiraho itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije, cyangwa se bagashyiraho itara ndangaburumbarare ry'umuhondo. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse yandika ku papuro, utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabashwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo gice baba bari kuvuga ni parking, ubundi kiba kigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Twagagombye guhitamo B, ariko bino bigambo bongeyeho ngo ndetse no ku mihanda ngo irombereje ngo y'ibisate byinshi ngo n'imihanda y'imodoka, nibyo bitumye duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini bakarekeraho, aba ari cyo uhitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Impamvu mba bikubwiye hakiri kare nuko nzi ko hari ikindi kibazo babaza noneho babikosoye. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha iyo nimero 0789351626 tuze tukwigisha ujye mu kizamini itakubera imbogamizi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.